Bakristo bavandimwe inshuti za Bibiliya Yezu buri munsi, none turi ku munsi mukuru wa Pentekosti, aho tuzirikana Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa, tugasaba inema yo gukomera mu by'Imana. Hari ibibazo byinshi rero twibaza ku munsi mukuru wa Pentekosti, bamwe bakabyumva ariko abandi ntibabyumve. Ese wowe waba uzi igisobanuro cya Pentekosti? Pentekosti si ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ugenekereje mu kinyarwanda wavuga iminsi 50. Ni iminsi 50 nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika. Ku munsi wa 50 rero nyuma yo guhimbaza umunsi mukuru w'izuka rya Yezu, Kiliziya ihimbaza umunsi mukuru wa Pentekosti. Nyamara nubwo Kiliziya ihimbaza umunsi mukuru wa Pentekosti, nyuma y'iminsi 50 Pasika ibaye, umunsi mukuru wa Pentekosti na mbere ya Yezu wahozeho. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kiravuga kiti umunsi wa Pentekosti uragira bose bakaba bakoraniye hamwe. Byakozwe n'intumwa mu twaka 2 Mu isezerano rya kera rero Pentekosti wari umunsi mukuru w'isarura. W'isarura bagasangira ibyo bejeje. Roho Mutagatifu rero, roho nabwo ni ijambo riva ku kigereki pneuma ndetse no ku gihora cyitwa ruha, bigasobanura umwuka. Roho Mutagatifu bigasobanura umwuka wera uhuhera, ukaza ibyari byumiranye bikagira ubuzima, ibyari bicagase bikuzura, ibyari byuzuye bigasendera. Babandi batari bunze ubumwe bukaboneka, amahoro akaboneka, ibyishimo bikaboneka, ibikorwa by'umwijima bikazimira, bikagenda hakaza iby'urumuri. Reka rero kano kanya tuzirikane ku ngabire 7 za Roho Mutagatifu. Wakibaza uti se izo ngabire 7 ni izihe? Hari ingabire y'ubwenge. Ingabire y'ubwenge ni ingabire igufasha kumva yuko ntacyo uzi, bityo bigatuma wihatira gusoma ijambo ry'Imana ukarushaho kujijukirwa n'amabanga y'Imana. Ingabire ya kabiri ni ingabire y'ubuhanga. Ni ingabire igufasha kumva uko Roho Mutagatifu aryoha, ukumvira ijwi rya Roho Mutagatifu, ugufasha abandi guhitamo igikwiye, ugafasha abandi guhitamo igikwiye no gutahura imitego y'umwanzi. Ngira ngo ahangaha umuntu uzi ubwenge mbere yo gutegura umushinga no gukora umushinga no kushyira mu bikorwa, mwakagombye gutabaza Roho Mutagatifu. Akenshi ni kwa kundi uzasanga mu muryango hari umushinga bagiye gukora, umwe abitekereza uko umwe n'undi ukundi, ntibagire n'umwanya wo guhuza ngo banasenge, ugasanga uwo mushinga bateruye ntacyo ubagejejeho kubera ko batatabaje Roho Mutagatifu mu itegurwa ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mushinga. Birababaje rero kubona abakristo benshi Roho Mutagatifu bamushyira ku ruhande mu bijyanye n'umushinga wo kubaka urugo, mu bijyanye n'iterambere ry'umubiri ndetse n'irya roho. Roho Mutagatifu ntabwo agomba guhezwa. Iyi ngabire rero y'ubuhanga ndayibasabiye mwese. Hakaza ingabire ya gatatu, ingabire y'ubumenyi. Ni ingabire igufasha kubona ibintu uko Imana ibibona, ingingo z'umubiri wawe, cyane cyane ibyiyumviro 5 bikora ku buryo budasanzwe. Iya kane ni ingabire y'ubujyanama. Ni umusaruro w'ingabire y'ubwenge, ubumenyi n'iy'ubuhanga. Uyikoresha afasha abandi gukosora ibitagenda neza, akamenya guhuza ibyo yabwiwe, akabereka inzira ikwiye yo gukemura ikibazo runaka kandi bitabangamiye ugushaka kw'Imana, kumenya neza ibikomoka ku Mana. Ingabire ya gatanu ni ingabire y'ubutwari. Ni ingabire itumara ubwoba tugatwaza mu bigeragezo duhura nabyo, hanyuma ugakora ku buryo ukwemera kwawe kudahungabana, kumenya gufata ibyemezo, ukamenya gufata icyemezo cyane cyane kuri biriya bintu bidushuka, bishaka kutujyana mu bikorwa by'umubiri, ukagira ingabire y'ubutware. Ingabire ya gatandatu ni ingabire y'ubusabaniramana. Ni ingabire ituma dukomera mu isengesho igihe cyose. Waba uri mu makuba, mu bigeragezo ndetse no mu byishimo, ukumva ko Imana muri kumwe igihe cyose, mu byiza no mu bibi, ugahora wiziritse ku Mana. Ingabire ya karindwi ni ingabire y'itinyiro cya Nyagasani, cyangwa se ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani. Ni ingabire ituma dutinya icyaha kuko gikomeretsa Imana
no kumenya ko icyubahiro Imana yaduhaye yagihaye abantu bose, ntabwo ari njyewe gusa, ahubwo yagihaye na mugenzi wanjye, waba ni ngiye guhemukira, waba ni ngiye kugirira nabi. Bityo ubumwe bwo kuba abakristu bukaturanga muri byose. Muri kiliziya rero haba ingabire zinyuranye, ingabire yo gukora ibitangaza, ingabire yo guhanura, ingabire yo gukiza abarwayi, iyo kuvuga no gusobanura indimi, iyo gushishoza, ingabire yo kwigisha, n'izindi ngabire Roho Mutagatifu ashaka kuduha ku bushake bwe. Ariko kandi twibuke ko ingabire iruta izindi zose ni ingabire y'urukundo. Bavandimwe rero nkunda, kuri uyu munsi wa Pentekosti mwese mbifurije izo ngabire uko ari 7, ariko cyane cyane ingabire y'urukundo. Kunda Imana, ukunde na mugenzi wawe, ibindi byose Nyagasani azabiguha umugereka, bikugirira akamaro kandi bikagirira na kiliziya yose. Mwese rero bakristo bavandimwe, inshuti za Yezu, buri munsi mugere Pentekosti nziza, kandi imiryango yacu icyazana ngo uyu munsi twunge ubumwe, mu makominote yacu y'abihaye Imana icyazana ngo twunge ubumwe, maze twubake kiliziya ya Yezu Kristo. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Mwari kumwe na Padiri Bertira.